uyu mu maso wandi uza gufura hano? Yego. Uramuzi neza se uzi naho atuye? Njya mubona muri karitsiye nyine kuko ni nawe umuntu duhahira. Nyine nimuza no kudufurira imyenda ariko ntabwo namenya neza ahantu atuye. Nubishumita ngo ni mama Nete afite umwana witwa Nete? Afite umwana w'umukobwa witwa Nete. Okay. Niba nta mukuru uzi rero ndagira ngo uze kumenya aho ataha. Binashoboka uzamunyikire nimero. Sibyo? Okay, nta kibazo nzagerageza. Sanga gukomeza mu byawe nta kibazo. Ariko ibintu uzabinkorere? Nzabikora kandi ntabwo nzahabura. Nzanaguhemba niba ngombwa. Murakoze. Sawa. Sha wapi man, ntabwo ari cyane kabisa. Uya, sha siporo nimugoroba ntabwo ndi buzizemo pe ndumva mw'iyi minsi ngiye kuba mbayeho busy ukuntu. Oya, ntabwo ari ukuryama ahubwo mva se wa kintu. Hari akantu nshaka kukubwira. Noneho mva nawe ubwawe urahita uyamanika. Ntabwo ari bya bindi byanjye man. Ikintu nshaka kukubwira. Waba uzi ko nanjye nabonye icyana se. Man, nabonye umutoto nyine mw'iyi minsi ngiye kuba ndi kwitaho. Niyo mpamvu ngiye kuba ndi bize nawe mbanze muha umwanya. Gusa nyine n'udusiporo nzajya ntukora. Bisaba ndakumva cyane. Isi uyu munsi iragoye. Yaranyereye nk'uko bajya bivuga hanze. Umunsi wa none usigaye ubona abantu babayeho neza, barya ubona bakeye. Hari imitima yabishenjaguritse. Ariko wowe ntabwo washinjaguye uko twashinjaguritse. Se wowe amafiti mamumena, umucira mamumena, urumva wamera nk'umuntu yabura cyangwa yabwiriwe se? Umva byashoboka. Bisaba nawe muri aho nturimo. Kandi burya hano hanze hano babaye. Burya uramutse unira ibyo bijumba byawe, umuceri wawe ugiye wabonye, ari ukawurya utuje mu mutima, biruta cyane wa wundi ufite ibya mirenge ari kubabaye ufite umutima wenda kumeneka. Oya, kurya none ni ibya mbere. Ubwo se ubwo wafata umuntu ari ibijumba n'umuntu wari inkoko ukavanga abo bantu koko basi. Ibyo nashoboka. Usafata umuntu arya adashye n'urya avanya kamvirope mu butike y'umuntu runaka ubumva abantu bangana. Umuntu arabirira kuko nta byaba afite. Umukisi ukuri aho kugira ngo mbeho mfite umutima umenetse, mfite umutima ushanjaguritse, mfite umutima wenda kumpukamo. Ntashobora kugira ngo nicara ahantu nicaye n'abagabo bagenzi banjye mvuga ijambo nibaseka nseke. Afandari ibintu byarorera. Bisaba byarorera. Boss nabyo ntibyashoboka. Ubwo se wajinjira gute koko mu gihe cyose umeze neza kandi gatatu bibona. Ariko ubundi bisaba ko ufite ikibazo wenda cyo cya madame ariko nta bintu birenze cyane. Ohereka nguce mu ijambo ubundi windebye. Buriya ubura nishimye. Kutishima nyine nzi ko kugeza cyajya nyine nazanaga madame wawe ayikuri yabone usaba gutera ikibazo ariko handi simana umeze neza, simana mamuseka, simana n'umuryango wose umeze neza iyo njanga saba nta kibazo gihe mu rugo jewe. Bisaba hara no kujijisha ariko no nkumenekere. Hano kujijisha guteze. Bisaba
uyu mugabo namwicaranye boss ndaguturi ku mutima iki ariko umugore wawe mubanye muti impamvu mbikubajije nuko ari mwene wa na madamu harya si mubyara we ni mubyara we ariko rero ariko nta bushobozi bwinshi dufite kuko nabona iyo ari gatoya turagasangira ukangana turakagabana pe ntacyo dufitanye iyo mubwiye ngo ngiye twara boss aravuga ati genda uzi ko akenshi inama gusa telefone sinyifite akaba yifata akambwira ni baragushaka nkahita nza gufata imodoka nkabatwara cyane nta kibazo mbona mu rugo gusa barantangaje kumva ngo ugiye guturuka ku bw'agahinda bisaba ndakumva cyane ndakumva cyane gusa ikintu ngusaba buriya igihe umarana n'umugore wanjye kiruta icyo umarana nawe ushaka kumutwara ukajyana nyine agaparika ukanamubona ukabona uburyo agenda uburyo agaruka ariko njyewe hari undi n'umucura njya mu kazi nkagaruka nkahura nawe asohoka agenda yego mbese wagira ngo cyakora uzabengira igurupe y'abagore agendana nabo urumva yego uzabarondere umenye gurupe y'abagore agendana nabo ubanze urebe ingeso zabo hari umugore umwe wenda guciye mu ijambo muto yagendana w'inzobe ukuntu afite amaherena y'ibizeru akunda inzoga pe kandi iyo umuntu yanyweye inzoga ntatana n'abagabo kireka niba nta n'abagabo bafite nta bagabo ndamubonana gusa iyo nzi ko uwo mugore n'abagore batatu nibo bagendana nyuma bombi ari batatu uwo mugore wo nguwo nyine nkubwiye yambara amaherena y'ibizeru niyo nkunda kubona kenshi na kenshi mbasha kuyamenya mu bintu by'inzoga cyane ariko ibyo bagabo ntabwo ndabonana pe ndagusabye rero uncungire mu makirisi ndabyumva cyane kandi ntuzampishe ni njye ugutumye yego kuko kugira ngo nzapfe menetse umutima cyangwa mpfe nishwe na sida cyangwa n'ibindi birwara abana nafata undi mwanzuro hakiri kare umugore utinyuka akanyura akamputaza akantunga intoki mu jisho hafi kuzinjizamo bose hangana ibyo nyine ngiye kubikurikirana kandi ntabwo nakwifuza ko nanjye mubana nabi rwose ibyo ngibyo byo kubikora ni ako kanya ahubwo narenze kureba ya batiri ya kabiri ngo njyane abashe kuba bari ikibazo yagize Sundiata ako bayashyize muri sitowa sinzi icyo we Sundi muzanire asara ishora tujya kwitaba sawa si umujyane mu minsi ibiri umva siteresi zaba ishize kanaka ngashyiramo nzagakenera iminsi ibiri nzamaze kuruhuka siteresi zo muri uru rugo n'uyu mugabo ku mazi umva nzagaruka umutwe umajije kuruhuka ko noneho bajya bavuga kujya azankura heza ugiye se noneho umugore nasa ni uko nguko usigaye winjira iwanje se bisaba ko nsaba uburenganzira ubu ni ukuvuga ngo uko nigiraga kose wandebaga wagiye ukomanga se nkaza nkagukingurira siko mvugize intambara ndakubaza ugiye he ko ndi upakinga ngiye Gisenyi kandi nzamarayo iminsi ibiri ariko nkubaze ibi bintu byo kungaraguza agati nuko mbonyemo ubwitonzi burenze ku buryo wumva ntacyo nagutwara
ariko kuki mbabariza umutima no kubera iki? umva nkeneye kuruhuka mu mutwe, nkaruhuka stress zawe, nkaruhuka ubugoryi bwawe, nkaruhuka ubucucu bwawe. Uri kumva? Ariko wabaye indaya kuva ryari? Ndababaye indaya. Wigeze umfata? Waramfashe njyewe? Kuba ngiye kuruhuka ubwo ngiye mu buraya. Wari bwambona n'umugabo hano? Ariko nkubaze. Chris wawe ni wowe urerimo. Ese umukozi ukubona ugenda buri kanya n'intonganya hano urumva azagufata ate, azagenda azagusobanura ate, azakuvuga ibiki byiza urumva ibyo azakuvuga? Wewe wamuhaye uburere, ubona umwana wanjye abaye iki? Hari ikintu hano kiba cyapfuye? Cyumpereza amahoro. Ariko mbwe nuko nkwitondera, kandi ntukantere stress. Nuko nkwitondera ukantunga urutoki. uretse amahoro nigende kudiha nakudiha amahoro ngende tudafatanira muri iyi nzu ugatuma aho njye ntagomba kujyayo. Sinkubahuka. Mpereza amahoro wa mugabo. Ntahujya. Ntahujya. Nushaka kuhamagaza leta ntahujya. Navuze kandi. Ahubwo reka nzavumwe umva ahubwo na shoferi kwanze kwanavuga ndagenda. Nta sinkumenyesha, sinkubwira ngo ngiye aha ibyanjye nta na kimushinzwe. Ariko amana waremye abagore koko. Nako si bose. Ni icyomanzi cyanjye. Iki? Icyo mvuze, si kinyarwa navuze. Cyomanzi ni wowe umugabo. Harya abagabo bo nibi. Ntahujya. Ndagiye. Ntiwemerewe kumbuza. Nta tegeko na rimwe wanshyiraho byatuma nagenda. Ariko niratana amagambo nawe kubera iki? Icara ntahujya. Ndagenda. Ndavuze ngo ntahujya. Kandi wamugwe ndagukubita. Ndagukubita ugende uri kurira. Rero reka nze nkubwira. N'ubwa mbere ngiye kuramburaho ikiganza kandi ndakubabaza. Dukozanyaho. Mpaguruke. Kabaye. Cyangwa ubona ngenda ukagira ngo niki. Mpaguruke. Ahubwo icara hangana igende. Icara ha ugende kandi ngewe ngende. Kandi ukomeze ureba abana ukurikira ibyaha mu rugo. Urazi n'ikindi? Minsi ibiri niyashira nzaza. None kuri insho turajyana. Inde wowe? Ibaza nikurikije umugabo nkawe wowe ndakujyana he? Muri buti? Bagushyira muri buti bakujyanemo. Turi abagore batatu, imodoka igira imyanya ingahe? Abagore batatu. Nanjye wa kane na shoferi. Cyangwa indaya. Ubivuga uko ushaka. Uvuga ko ari indaya ni wowe ariyo ndaya, ubwo ni wowe ndaya hano. Buri munsi ni wowe ndaya kwanza sigara hanganga uburenganzira usigara ukora ibyo ushaka. Uraza n'ikindi kuri inshuro turajyana. Inde. Ntago tujyana. Ndajyana nawe nka. Utegeza ko imodoka njya okay, twavanze umutungo. Ariko ngomba kwikoresha uburyo ntashaka. Ndakujyana he? Muri buti? Muri buti? None urajya he? Ko nta mwanya wawe urimo. Icara ntahujya. Ntago nicara. Niba ushaka kunkubita mbwira dukozanyeho turwane. Ndakubita kandi mu. Ako ubundi nkubita. Nkubita. Ariko ibyo hano nkubita. Kwanza reka nigende. Bagabo b'ibigoryi, hawo nanjye ubonanye narashatse. Guma aho ngaho. Ntuzongera no kunashije. Ngo iki? Uyu satani mo kabyaramwe. Oramutse. Baramutse. Makuru ki? Meza. Kwicara hano nyine sina muntu wasanze. Wa mukobwa agiye he? Wa mukobwa yarambwiye ngo agiye kuri butike araje. Kuri butike? Jewe narinje gufura. Arambwira ngo hari sabune zidahara agiye kuzizana araje. Yarambwiye mbe nicaye. Wamaze akanya? Oya. Nizeye ko agwaye icyayi ariko. Oya, navuye mu rugo n'inyweye. Okay. Ariko ubuzi ko nubwo tubana gutya
ntabwo ndamenya ahantu utuye. Ni hano hafi muri quartier cyangwa? Nepfo mu gipadiri. Gipadiri? Muri ziriya quartier zo munsi y'igipadiri. Wambwiye ko nta mugabo ufite. Sibyo? Ni so wenyine? Mbana n'umwana wanjye. Ufite umwana? Okay. Buriya rero abaturanyi tuba dukwiye kumenyana, umuntu agira n'ikibazo akaba yanatabaza undi. Yega buriya ngo umuturanyi ni inshuti y'agahato. Ese ko numva uri gutitira bimeze bite ko yisanzure nta kibazo? Ni ugufasheho kandi ntabwo mbimenyereye. Sonde nase ko usubirayo. Izana ibyo wari ugiye kuzana. Ariko se bite byawe Sondia? Ibyo ukora yabikweretse ariko. Yego reka ajye gufura. Yari agiye kuzana isabune niko yarambwiye. Okay. Yego. Sawa.